uyu ni wa muganga ugarutse witwa mwarimu Kabanda Jeanne Paul Musenyi. Ubushize nigeze kubabwira ko mvurisha urubuto rwa avoka nkoreshe kugira ngo igifu cyawe gikire neza burundu. Murabona ko nakoze jilide y'ubwenge kugira ngo nyine ntaza nje gushakira imiti kure. Ubu rero urumva ko ukeneye kwivuza igifu cyawe kugira ngo gikire burundu, waza ukangana nkakuvura kuko urabona ntabwo imiti nirirwa ngishakisha kure. Niyo mpamvu mba nkwereka kuko kuvura ni ibyanjye, nta muntu wabinyigishije, ni umurage narazwe mu buryo bwo kuvura neza kuko narabyigishijwe. Ngwino rero nkuvure igifu cyawe gikire burundu, ubundi ahasigaye ubuzima bwawe bwongere bube buzima. Kandi uzi ko nababwiye yuko mvura abantu bananiranye bavuye ku bitaro kizungu yananiwe, abo nibo nja mvura igifu nyine cyananiranye kigeze ku rugero rwo kwica umuntu. Icyo gifu ni njye ukivura, muze murandeba bavure. Ukeneye nomero yanjye cyangwa kumpamagara, wahamagara 0787575253. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Kanongeye mbasubiremo nomero yanjye ni 0787575253. Ni ikaze. Muzi ko nababwiye ko mvurira hariya mu Gashangiro haraguru ku Ngagi mu mudugudu wa Karinzi. Muze rero mwivuze kuko nzi ko igifu cyanyu abenshi barwara igifu ugasanga ubuzima bwabo bumeze nabi, ugasanga babuze aho bivuriza. Mugane mwarimu muganga Kabanda abavure kandi anabasengere kuko akoresha amasengesho. Murakoze, Imana ibahe umugisha.